Reka nongeye mbahereze ikaze bakunzi bacu kandi bifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mweso muri kano kanya nicyo gihe ngo tubahereze update murabizi ko tuba turi hano kugira ngo tubahereze ibyiza kandi tubahereze ibyo mukwiriye. So muri kano kanya tugiye kwa twagaruka kuri update y'umunsi. Turagaruka ko bita The Ben Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B The Ben gisamagwe muzi uwo mukunda uheruka gukora ubukwe. Uheruka gukora ubukwe ejo bundi ku itariki 24 na minsi iciyeho na n'iminsi nibiri ku itariki 25 yaje kuyagaragara mu gitaramo cya Israel Mbonyi cyabaje ku itariki 25 ariko agaragara atambaye impeta biteza ibibazo mu bana navuga se byagenze bite kuki yaje atambaye impeta kandi hashize iminsi mike cyane akoze ubukwe. Ese byagenze bite kuki atangiye kwirengagiza ibyo yakoze cyangwa se kuki atangiye kwirengagiza ibyo yagezeho? So nabantu benshi bagiye babyibazaho bibaza ibintu byinshi bitandukanye batera comments zigiye zitandukanye batese kubera iki nihe mpamvu ishobora gutuma umuntu agakora ubukwe nyuma y'iminsi 2 akagenda na meta yambaye. Ni ibintu benshi bari kwibaza no kuri imihanda turaza no kwa twabigarukaho cyane ariko nanone mbabwire ko muri iyi minsi The Ben n'umwe mu bantu bari kuri trend cyangwa se bari kuri top cyangwa kuri page ya mbere y'ibinyamakuru byose byo mu Rwanda bitewe n'ibintu biri kugenda biba kuri saga zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo nayo nababwiye ko bamaje kuba basiba indirimbo yamaje kuba yasibwa kuri platform zigiye zitandukanye. Kuri platform ze indirimbo yamaje kuba yakurwa ku rubuga rwa YouTube, ariko iyo urebye ku zindi platform indirimbo urayibona kuri YouTube niho yamaje kuba yavaho. Urumva nabyo ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibazaho batese byatewe n'iki byagenze bite. So tukira aho ngaho reka twita turagaruka ku bukwe bwa The Ben. Ubukwe bwa The Ben nabwo mwarabibonye ko n'ubukwe bwaranzwe n'ibintu bigiye bitandukanye, aho nyine wabonye ko yagiye ahabwa impano zigiye zitandukanye, ariko nanone ukahita wibaza utese ni gute umuntu akora ubukwe buhenze nka buriya nyuma indirimbo ye kasibwa kuri YouTube abantu gatangira kuvuga bati buriya ni amadeni cyangwa se n'amafaranga yasigayemo abamukameye abakoresheje drone. Abantu nyine bari kugenda bavuga ariko bita The Ben yaje kwakandika ati mwihangane team iracyari gukurikirana ikibazo cy'indirimbo, ariko nanone twaba dufite amakuru yuko mu kwezi kwa mbere n'ubundi hari indirimbo ya The Ben ishobora kujya hanze. Ibyo nabyo muhanze mu bimenye, ariko ahanini ikintu ngiye cyagitumye nza hano kugira ngo mbahereze update nanje hano kugira ngo ubundi twiganirire ese buriya mwebwe uyu urebye ubona ari iyihe mpamvu yatumye uwo bita The Ben agaragara mu ruhame ajya mu ruhame yambaye nyina atambaye impeta nyuma yaho ejo ku munsi w'ejo bundi yari yakoze ubukwe nta minsi 2 itambutse akahita agaragara mu ruhame atambaye impeta. Ni ibintu abantu benshi bibazaho kandi ibintu nawe wakibazaho cyane ko bino bintu ukunda kuba ku bagabo benshi ukabona nyine nk'umugabo ntaga cyambara impeta bijya biba ku bantu benshi cyane, ariko nanone bikunda kugaragara mu tubari mu bitaramo bigiye bitandukanye wabasohokeye ahantu ukabona nyine kugira ngo uzapfe kubona umugabo wasezeranye wambaye impeta mu gitaramo cyangwa se ahantu biba bigoye. Abenshi baza nyine baresingo, sinzi nimba wenda bizakomeza gutya, sinzi nimba bita The Ben azakomeza kuzajya mu bitaramo atambaye impeta cyangwa nyuma yuko abantu bateye comment ko yaje mu gitaramo atambaye impeta ubutano nazagenda yayirase kugira ngo hose bayibone. Simbizi gusa nahise nyiramatsiko ndibaza wanyereka Pamella hari ese we arayambaye, ese hari kugenda ho arayambaye cyangwa namabanga cyangwa nibyo bavuganye ko atagomba kuyambara, kimwe nuko ashobora kuba yabikoze mu buryo bwo kwikorera inkuru avuga ati reka nyene nayamba ariko numva ikintu bavuga. Cyane ko nubundi ubukwe bwa The Ben nta muntu utabuzi, nta muntu utazi ko yakoze ubukwe mu Rwanda. None n'igitaramo yari yitabire ni igitaramo cyo mu Rwanda, nekeza ko kujya mu ruhame atambaye impeta nge numvishe nta kibazo kirimo, wenda wasanga ari ibyo yakoze yabipanze kugira ngo isibwa ry'indirimbo baryirengagiza, ariko nanone ntago bere turi bubyirengagiza. Ntago twirengagiza ko yagiye mu bukwe yagiye mu kirori atambaye impeta, ntago tubyirengagiza, ariko nanone ntago twirengagiza ko indirimbo yakuye ku rubuga rwa YouTube kandi kabiri kuvuga ko bishobora kuba byatewe nuko hari amafaranga atarishyura company ya drone yamufatiye amashusho muri drone. Kandi nanone mbibutse ko ngiye mu kiganiro ejo nakoze nandi kwabwira ko buriya kugira ngo The Ben yikure arantu biragoye cyane, kuko urumva umuntu waragushutinze niwe ufite footage zawe abafite ibimenyetso bifatika byerekana ko igihangano ari iki. Ikintu The Ben ashobora kuzatsindisha no kwerekana transaction
barimo bararegana nyine kuri YouTube no kwekana transaction avuga ati ama footage nago aranjye ariko narayishyuye akerekana ko yishyuye akerekana bya bintu nyine mwagomba kumenya ikintu cyose udiri wese udirinze n'umuntu agomba kwese icyo bita fatire ibaze barabikoze bushuti rero ako nako byashoboka kuko urabona ni company iremereye nekeza ko irenze inasora mu Rwanda kuko urumva uko byagenda kose nta nubwo The Ben ari kuri urwo rwego rwo gukora indirimbo ngo mwakora indirimbo na contract mujyanye ngo nyine ngo araje muri studio ngo akoze indirimbo ngo arasotsoya The Ben ari ku rwego rwo kwana indirimbo n'umuntu bagasinyana contract cyangwa se bagasinyana amasezerano yuko igihangano ari gifite uburenganzira so ubwo urumva hagati ye na Sky ariko nanone twanya twibaza kuki The Ben nanone tubino bibazo bikunda kugaruka iyo asohoye indirimbo kumva nyine ngo afitanye ibibazo n'abantu bakoranye indirimbo simbizi impamvu kuko mu bushize indirimbo wayi yakoranye na Diamond Platnumz nawe abantu bahise batanya kuba ngo yagiranye ibibazo n'umuterankunga umushoramari wabimufashijemo ari we Coach Gaël ngo yagiranye ibibazo nawe ngo birangira nyine hari ubwumvikane buke bubaye ubwo sinzi impamvu nimba nawe nabano nabo haba ubwumvikane buke mu buryo bwo kuba bakishyurwamo ibihangano byabo cyangwa se amashusho yabo nago tubizi turaza kubimenya amakuru araza kujya hanze uko byagenda kose kandi natwe turi hano nimba uzi ko wakoze subscribe hano menya ko amakuru atazigera gucika na gato habe na gato ni segonda na rimwe ibyo byugomba kubimenya wowe ube tayari utyaze amaso niko navuga witegura utyaze amaso yawe n'amatwi byose uri tayari umenye ko update kabisa uko zitugezeho tuba tugomba kuzibagezaho murabizi ko twe tuba turi hano kugira ngo tubahereze ibyiza mukwiriye n'ibyiza byinshi kandi mukwiriye reka nyenge mora mbifuriza kugubwa neza kandi mbifuriza amahoro y'Imana ndetse aya n'umugisha uyu munsi rero nako navuga ko bifuriza amahoro y'Imana n'umugisha gusa ngo mbure kubifuriza Noheli nziza ngo ndeke kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2024 bajyaga bavuga ngo uzababere w'amata n'ubuki ariko muri iyi myaka amata seko yabuze amata yarabuze ubuki bwarabuze amafaranga yabyo yo kubigana byo yarabuze so uyu mwaka wa 2024 rero uzababere w'amata n'ubuki ariko nanone unabahereza munaboneramo umugisha wo kubona amafaranga yo kubona ibyo ngibyo ubuki no byose mubone aho mubikura reka mbifuriza kugubwa neza kandi mbasabe gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije nuko bukeye reka Imana ibamere umugisha rero mbifurize gukomeza kugubwa neza kandi nanone sinaheza natifurije Pamella na The Ben kuzagira cyangwa se gukomeza kugira urugo ruhire urugo rwiza bazabyare hungu nakobwa kabisa babororoke Imana kandi komeza ibaho umugisha kuko n'urugero rwiza ku rubyiruko rw'ikigiye n'urugero rwiza ku bantu bakigira ikizere gike abo bakundana aho bashobora kuvuga bati uyu muntu ashobora kwambeshya ariko nimba abantu b'abastari babiri bashobora gukundana kugeza igihe bakoranye ubukwe nta kibazo kibaye urumva ko ni inspiration ni motivation ku bantu benshi bagiye batandukanye ni byiza cyane rero ni byiza reka dushimire umuryango wa Pamella na The Ben kwa baratweretse urugero rwiza kandi reka nshimire n'abafashe umwanya gakurikirana kino kiganiro mwifuze gukomeza kugubwa neza aho uri hose kora subscribe rero dukomeze tugendane 5 kuri 5